Nshuti mwene data, uyu munsi ndibaza ukoze kuri iyi link kubera ko ushaka nawe gusobanukirwa uburyo bwo gusenga uganira n'Imana atari ukuyibwira gusa. Urebye iyo foto nashyizeho kuri iyi video, ni ikintu kigaragaza uburyo iyo dusenga twakabaye twicara twumva twicaye imbere ya Yesu turimo tuganira nk'uburyo iyo foto imeze. Ese ubaye wicaye urimo uganira na Yesu muri buriya buryo, wumva ari iki wamubwira? Wumva amasengesho yawe usanzwe ukora buri munsi ariyo wakora? Reka nkubwire, abantu benshi basenga buri munsi ariko ntibaganira n'Imana. Bavuga amagambo menshi, basaba byinshi ariko ntibatega amatwi. Ese wigeze utekereza ko gusenga atari ukuvuga gusa, ahubwo ari ikiganiro ukwiye kugirana hagati yawe n'Imana? Rero uyu munsi niyo nkuru numvaga twaganiraho kubera ko nagiriwe ubuntu bwo kubasha kubisobanukirwa, kandi iyo ngize amahirwe nkagira ikintu mbasha kumenya, mba numva ntakwiye kukigumana njyenyine, ahubwo nkwiye kugisangira n'abandi, kubera ko aho dushaka twese kuzataha tujya, kubera ko iwacu mu ijuru ntabwo nshaka kuzahajya njyenyine, nshaka kuzajyanayo n'abandi. Mwese bibaye byiza twese twajyayo, ni ukuri, kandi ni ibintu nifuza nishimira, kandi Uwiteka abakunda kurenza uko njye navuga ngo ndabakunze, dushaka kugira icyo mbabwira, ahubwo waba ashaka ngo umwana we wese azabona ubugingo buhoraho. Reka rero ntatinze mu magambo babwire ku byo nabitekerejeho n'uburyo nabashije kubisobanukirwa. Nuko usanga kenshi Uwiteka ashaka ko tuganira nawe, ariko iyo tugiye gusenga usanga ari ibintu twe twaragize nka raporo dutanga, nk'uko waba ufite umuyobozi mu kazi ukaba uzi ko nka buri wa gatanu agira ibyo akubaza, ugasanga rero iyo ujya imbere y'Imana uratangira ukagira ibyo uyidudubizaho, ukayibwira ugatangira kuyibwira, Mana ndagusaba nkorera ibi, ndarwaye nkiza, nshaka kumpa ibi, nshaka kunyagura mu kazi, nshaka kungenderera, mbese ufite ibintu byinshi uri kuyibwira uyisaba. Yego koko rwose dukwiye gusaba, papa wacu afite byose, atunze byose, akwiye kubiduha kuko arabifite. Ariko se ko gusenga ari ukuganira n'Imana, wowe hari igihe uyiha umwanya? Tuvuge urugero nshaka kuguha, ibaze ufite inshuti ugomba guhamagara mukaganira. Iyo nshuti urayihamagaye, uyibwira ibibazo byose ufite, nurangiza urakubye telefone uti sawa bye, nta kintu akubwiye, nta nubwo umubajije ukuntu we yaramutse, ntabwo umubajije ukuntu we yiriwe, uravuze gusa uragiye. Ese uwo muntu wibwira ko muzabana iminsi ngahe? Ese ubundi wowe ari wowe bibayeho, ari wowe hari ubikorera gutya, weho wamubanira mu gihe kingana iki? Iminsi 2-3 yahora akubwira gutyo, ugakomeza kumva ko ari inshuti uzahora wakira muganira, akubwira ibibazo byawe atarumva, ataranakubaza ngo uhumetse ute, umeze ute, ufite ubuhe buzima? Bitekereze rero wumve umubano usanzwe ugirana na Yesu, nuwuhe mubano mufitanye. Kubera ko akenshi niyo tubwiye Imana tukabwira ngo turi gushaka ngo umpibi, ntabwo tuyiha umwanya ngo itubwire noneho ko bya bintu igiye kubiduha, cyangwa itubwire uburyo nyine yabiduhamo, ituganirize. Niyo mpamvu mvuga ngo tegura umwanya wo gutega amatwi, tegura, mbese vuga ikibazo ufite ubwira Imana, ariko nurangiza nawe wigenera iminota mike. Niba wenda usanzwe usenga iminota 10, yiha iminota 5, utuze, wisoma Bibiliya, wiririmba, ariko wicare muri wa mwanya wari urimo ubwira Imana uti noneho nanjye nakubwiye, nanjye ndashaka umbwire nicyo mfitiye ku mutima, nicyo ushaka kumenya, nicyo ushaka kumbwira. Mu by'ukuri umwanya Imana nayo ikubwire. Wenda iminsi ya mbere uzajya wumva ari ibintu utumva ibyo ari byo, uvuga ko nacecetse nkaba nta jwi numvishe. Ntabwo Imana ivuga mu ijwi gusa, ivuga uburyo bwinshi, ariko iyo wayihaye umwanya iravuga. Izakuganiriza mu nzozi, izakuganiriza mu bitekerezo byawe, uzasoma ijambo ry'Imana uzasangamo ibyo ikubwira, ishobora kugutumaho umuntu, mbese ibintu byinshi, ifite ibintu byinshi inyuramo ikavuga. Ubuse nta muntu ushobora kuba yaragiye no kugirirwa nabi, ariko ugasanga yohereje nk'imbwa ikamuka, ba bantu bari bagiye gufata uwo muntu, yambwa yamutse bakagira ubwoba bakiruka kubera yambwa yamutse. Uvuga ngo ifite uburyo bwinshi inyuramo kugira ngo igutabare, ariko wowe banza uyihe umwanya kugira ngo noneho nawe uyereke ngo nje imbere yawe nakubwiye, noneho nanjye nguteze amatwi. Ceceka gato wumva ijwi ry'Imana. Niho hantu ushobora no gusenga, wamara gusenga nyuma wacecetse wayiha umwanya, wasoma ijambo ry'Imana ugasanga aho uguye urimo usoma harahura n'ibyo wavugaga, ibyo wayibwiraga, ibyo wayisabaga, ugasanga biri guhura, ugahita uvuga ahangaha isi nansubiza. Nicyo kikwereka ko Imana nyine ivuga. Nshuti mwene data, ndakubwiza ukuri, Imana iravuga, nuyisaba ukayisaba ibivuye ku mutima wawe, kubera ko niba twarafashe amasengesho tukayihindura nka raporo nk'uko nabivugaga, ari ibintu twamenyereye kuvuga, noneho hari n'ukuntu twamenyereye gusenga ibintu bimwe, ugasanga buri gihe ni ibintu warananditse. Hari n'abantu hari bashobora kwandika amasengesho akabyandika akavuga ati niyo njye imbere y'Imana nzajya nyibwira ibi ngibi, ugasanga ni ibintu bimwe bihoraho ukwiye kubwira Imana, ariko si ubwo ibintu bwira Imana bihoraho, ni uko iyo Imana yawe itumva. Rero impamvu uyihora uyibwira ibyo ngibyo nuko uzi ko itumva, kubera ko uhora uyibwira ukabona itagusubiza, ariko si uko itumva, ahubwo nuko utayiha umwanya ngo ikubwire ko nayo ibyo igufitiye nyine, kugira ngo noneho nawe ujye kubikoresha. Noneho ikibazo kibaho
usanga hari abantu bakunda gusenga ku manywa gusenga si bibi pe, igihe icyo ari cyo cyose ufitiye umwanya wo gusenga ni ibintu byiza, isegonda ku yindi aho watekereza gusenga ni byiza, ariko ikibazo tugira iyo usenze ku manywa uba ufite ibintu byinshi biguhugishije, usenga wirukanka kubera ko telefone wenda wanayishyize aho iruhande rwawe, kuko hari abantu benshi bakunda kujya gusenga ukajyana telefone kugira ngo uze gushyiramo uturirimbo uririmbe wumve mbese uri muri muda, ariko wishyira hafi aho ugasanga itangiye kuvibura, itangiye gusona utumesaje twa WhatsApp turi muri terere, noneho uko usenga ukumva nyine uri gusiganwa no kugira ngo usoze gusenga ujye gusoma ka mesaje, usoze gusenga kuko hari wateganyije guhamagara, hari aho uri bujye, hari akazi uri bujyemo, mbese ufite ibintu byinshi uri gutekereza nyuma yo gusenga ugiye kujya gukora. Niyo mpamvu akenshi usanga nyine umuntu asenga yirukanka agahita avuga amen agasohoka yose ngera akaba aragiye, ibyo bindi ugiyemo none Imana iragusanga gute? Kuhise ujya mu by'isi ugahita ujya mu bintu byinshi nyine bituma umutima wawe nyine ariho uherereye, ibitekerezo byawe ariho biherereye, Uwiteka ari bukuganiriza gute? Ariko impamvu abantu benshi bakunda kuvuga ngo gusenga nijoro, ngo buriya amasaha ya 9 nijoro, ngo umwana nigukangura 9 z'ijoro ngo ujye ubyuka usenge, ngo kuko ngo buriya ngo ijuru riba ririmo ngo ryahagurutse, ngo satani ngo aba arimo arakora. None se urambwira ko satani ku manywa adakora? Ubusi y'amaksida ari kuba, y'abantu barimo barapfa, y'abantu bari guhura n'ibibazo, y'abo bapfumu, y'abarozi barimo barakora ku manywa, wibwira yuko bari gukorera nde? Satani arakora isaha ku yindi, segonda ku yindi, kuko ntasinzira. Ahubwo reka nkwereke itandukanirizo riri hagati yo kuvuga ngo kubera icyo abantu bavuga ngo nijoro nibwo amasengesho akora. Nuko nijoro iyo umuntu abyutse akavuga ngo agiye gusenga, nta kindi kintu umutima we uba werekejeho, kubera ko ari ya telefone ntuburi kuvuga ngo hari ugiye kuvugisha, ahubwo wumva ufitemo utuntu tw'udutotsi ukavuga ngo reka nsenga nereke Imana ko nukuri nshaka mu maso hayo, ubundi ndangiza nsubire mu buriri. Bivuga ngo ibitekerezo byawe biri ku Mana, warangiza ugasubira mu buriri. Icyo gihe rero impamvu bikora nuko nta kindi kintu umutima wawe uriho, uri ku ijambo ry'Imana, ubaye imbere y'Imana, urasenze, noneho usubiye mu buriri. Niyo usubiye mu buriri ibitekerezo byawe biba biri gukomeza bitekereza kuri ya gahunda umaze kugira yo gusengana n'Imana, ariho hahandi umutima wawe ukomeza kuba imbere y'Imana, Imana ikaba yagusanga no mu nzozi ikakuganiriza. Niyo mpamvu abantu bakunze kuvuga ngo ariya masengesho ya nijoro arakora, nicyo nta kindi, nuko umutima wawe uba uri imbere y'Imana, nta kindi gitekerezo ufite. Rero niba no ku manywa ubishoboye ugasenga wumva ko nta kindi kintu uri gushyira imbere, ukumva ko ugiye guha Imana umwanya ugasenga, wamara gusenga ukicara ukavuga uti nubwo nzi neza ko ndi bujye mu by'isi, reka none mbanze mfate iminota 5 cyangwa iminota 10 bitewe n'iyo ufite, uvuga uti reka nyihe Imana nyereke ko noneho ndi mu bushake bwayo, nayinganirize nayimbwire. Ni ukuri ayo masengesho nayo arakora. Nshuti mwene data, reka rero nkubwire ngo tubitekerezeho, wandike muri comment umbwire nawe uko wajyaga usenga nyine uburyo wabanagamo n'Imana, kandi ukuri niba hari icyo iyi nkuru ikunguyeho ntumve ko wabigumana ngo wumve wabigira ibyawe wenyine, wakabaye ufata umwanya ukasharinga ukasangira n'abandi, kubera ko nta kindi tubereho kuri iyi si, nuko dukwiye gukora imirimo. Mbese urumva Imana yatumye Yesu natwe ari kudutuma. Rero ntukumve ijambo ry'Imana cyangwa inkuru nk'iyi ngiyi yakabaye yahindura undi muntu ubuzima ngo uyigumanire ngo wumve ko ikufitiye umumaro wewe wenyine, ahubwo nawe wakabaye ubisharinga kugira ngo n'undi wari wese byagira umumaro, n'ukuri bimugire umumaro, ahinduke abane n'Imana. Kuko burya Imana ikintu dusaba ni ugukundana. Itegeko rya mbere ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda, ariko imbere yaho wanze ukunda Imana, kuko nukunda Imana niyo izaguha urwo rukundo rwo gukunda mugenzi wawe, ukumva wishimiye ko yagera ku byiza nk'ibyo nawe uri kugeraho. Rero icyo nagusaba kuri iyi nkuru nk'uko nabivugaga, kuganira n'Imana atari ukubwira Imana gusa. Sobanukirwa ko iyo ugeze imbere y'Imana, iyo uri gusenga, Yesu ni umubyeyi wawe, ni papa wawe. Wimuganiriza nk'umuntu uri kure yawe, wimuganiriza nk'aho ari ikintu harya babyita ibiki byabajwe bari kujya imbere babwira, muganirize nk'umubyeyi wawe kandi ukumva, kandi mu by'ukuri ubishyira no mu buzima busanzwe, utekereze nawe uri kuganira n'umubyeyi wawe uburyo mwaganiramo, nk'uko ubu turi kuvugana gutya, nanjye ndi kukubwira gutya kuri kamera, nk'uko nawe wakabaye utekereza ukavuga uti ngeze imbere ya papa none ngiye kumubwira. Ntabwo wakabaye ubigira porogaramu, ntabwo wakabaye ubigira ibintu waborotse wumva ko bizajya bihora ari ibintu bimwe ukwiye kumubwira. So ikindi kintu nashaka kuvugaho, irinde gusenga nk'aho ari umuhango. Ntabwo gusenga nyine ari ibintu by'uburyo bumwe, ahubwo gusenga ni ibintu bituruka ku mutima. Niyo mpamvu iyo uvuga ibintu nyine waborotse wumvanya abandi, akenshi ntusubizwa kuko ni iby'abandi, ariko iyo uvuganye umutima wawe ukomeretse, niho handi usanga hari umuntu ushobora kujya imbere y'Imana ntanagire n'amagambo namwe avuga, ahubwo akarira gusa kubera ko ari gutura umutima w'Imana, ayibwira ko Mana ibi birandemereye, ibi n'ibi, ukabona umuntu ari inzara asoza gusenga nta kintu yavuze, ariko Imana yo wireba mu mitima yacu ukabona uwo muntu arasubijwe. Kubera iki?
gusenga ni ukubwira Imana ibikuri ku mutima, ntabwo ari ibintu byo kuvuga ngo wumvanye abandi. Yibwira ibyawe, kandi ntutekereze ngo gusenga nuko ari uguhumiriza, ngo gusenga ngo nuko ari ukuvuga ibi, ngo gusenga hari n'ukuntu nyine umuntu yiyemeza agatangira akavuga ngo Mana, ngo ndagusaba nkwinginga ngo ukuboko kwawe kumbeho, ngo ndwanirire, ngo uneshereze. None se ubundi umurimo w'Imana wibwira ko ari uwo? Wibwira ko Yesu akora iki? Ukuboko kwe kuguhoraho, ikiganza cye kiguhoraho umunsi ku wundi, noneho ngo afite n'ingabo. Abamarayika se bakora iki? Ahora yohereza abamarayika kugira ngo bakurwanirire, ariko wowe ugasanga nicyo kintu uriho urimo urayisaba, ahubwo ibyo ikora, umurimo wayo isanzwe ikora. Reka bene data gusabe nkwinginga kugira ngo dusobanukirwe ko kuganira n'Imana nuko tuyibwira ibi turi ku mutima, ariko tukayiha umwanya nayo ikatubwira. Kandi n'ukuri nzi neza ko nutangira kubishyira mu bikorwa uzabona impinduka. Nizeye neza ko nyuma nzabona abantu benshi bandika muri komenti bavuga uko hari icyahindutse bitewe n'ayo masengesho bagiraga. Reka rero nsoze nsengera uwo ari we wese usobanukiwe no kuba ko twavugana n'Imana tuganira nayo atari ukuyibwira, kugira ngo Uwiteka amufashe agendane nawe muri urwo rugendo mu gihe azajya bari gusenga, kugira ngo noneho abashe gusobanukirwa uburyo akwiye kwiyereka Imana n'uburyo bakwiye kuganiramo. Mana ishobora byose, mubyeyi wanjye, wowe nkunda kandi nishimira, nzi neza ko uburyo wampaye gusobanukirwa kubana nawe ari nabwo buryo ushaka ko n'undi uwo ari we wese, umwana wawe wese waremye, abasha gusobanukirwa uburyo ukwiye kubana nawe. Ukeneye ko akuganiriza, ukeneye nawe kumuganiriza, ukeneye kumubwira, muhe gusobanukirwa ko uvuga kandi wumva, noneho abashe kuguha umwanya wo kubasha kumubwira ibyo nawe umufitiye. Mana igira neza, ndakwereka uwo ari we wese wumvishe iyi nkuru, kugira ngo umukomeze kandi umushoboze, umwongerere umubano hagati yawe nawe. Gendera buri umwe wese ugukeneye, buri umwe wese ugufite mu mutima we ukwifuza, nukuri Uwiteka umwiyereke nk'uko wanyiyeretse, nukuri umwereke kuri Imana kandi ishobora byose, kandi ikora, kandi ivuga, kandi iriho, kandi ikomeye. Komeza kwigaragaza muri byose, ubuntu n'imbabazi zawe bikomeze kutubaho iteka ryose. Amen. Nshuti mwene data, reka nizere yuko nukuri tuzabana mu kiganiro cy'ubutaha, kandi buri gihe iyi nkuru nuyumva ntukayigumane uri wenyine, nicyo kintu ngusaba. So reka ngusabe rero ukore na subscribe n'utarayikora, kandi nkomeje no gushimira na buri wese wakoze subscribe. Imana iduhane umugisha.